Hello people, hello friends. I hope ko meze neza, nanjye meze neza kandi aho bitameze neza mu kwizera biraza kugenda neza. Waba uri muri Afurika, muri Europe, muri Australia, muri Canada ndetse no muri Amerika, ikaze cyane rero kuri Dono Fish. Nitwa Donatira, benshi bakaba banzi ku izina rya Tadienne. Niba uri mushyashya hano nabanzaga nkagusaba gukanda subscribe cyangwa se abone mu gifaransa, ukibuka no gukanda kuri ka kazogera k'umukara kugira ngo ujye ubona notification y'uko na uploadinze video nshyashya. Tugiye kureba bimwe mu bintu wacungiraho umugabo wubatse mu gihe ashaka kukudatinga cyangwa se mu gihe ashaka kugutereta yigize umusore. Ese uzabibwirwa n'iki? Ni utuhe tuntu ushobora kureberaho ugakeka ko yaba ari umugabo wubatse? Ikintu cya mbere rero, nta na rimwe ajya kwereka iwe cyangwa se yari yakujyana iwe, keretse muhurira muri resitora, muri loji, muri hoteli se, nta na rimwe ajya akubwira na karitsiye atuyemo. Nusanga umusore muri kumwe wigize umusore niko navuga, atajya kwereka iwe cyangwa akubwire na karitsiye abamo, ujye utangira ukeka ko ushobora kuba watwara umugabo w'abandi nubwo ari we uri kugushaka ariko waba ubaye umugore wa kabiri. Rero uzajya ubicunga neza. Nusanga icyo kintu agifite, utangira umukeke. Ikintu cya kabiri, nta na rimwe arakwereka inshuti ze cyangwa se famiye ye. Ibyo ari byo byose ntabwo wagira umukobwa mukundana ngo ananirwe kukwereka inshuti ze cyangwa se muri famiye mube muziranye, abantu ba hafi mube muziranye, ariko uyu we kuko ari umugabo wubatse ntabwo azifuza yuko hari n'umwe mwamenyana, ahubwo icyo azaba ashaka ni ikintu kimwe, ni ukugira ngo muryamane gusa. Uzabicunge rero kandi uzajye wirinda kuko biragoye guhita umumenya ariko bino bimenyetso bizabikwereka. Ikintu cya gatatu rero uzanamufatiraho mu gihe muri kumwe, aba afite ubwoba bw'uko yenda wafata telefone ye, ubwoba bw'uko yenda ari kwikeka telefone ye nyine ameze nk'aho ari zahabu abitse. Nubona iri muri gusangira, iri kuri table, ushobora kwijijisha ukamutelefona. Either uzasanga nta zina ryanditseho cyangwa se handitseho izina ry'aho mwahuriye cyangwa se ry'aho nyine muziranye, cyangwa mu kimwe yanditseho izina ry'umugabo. Uzabicunge rero, ishobora kuba izaba iri muri siransiye ariko iteretse kuri table, uzahita ubibona. Rero nusangaho ibyo bimenyetso, hari amazina y'abantu bakundana tutagombye gusubiramo, ariko nusanga ari bimwe muri ibyo bimenyetso nkubwiye, uzamenye yuko umugabo yubatse pe, kuko umugore yaramutse abonye izina ridasanzwe barara bahagaze. Icyo kintu uzacyiteho kandi uzagicunge neza. Ikindi kintu cya kane, iyo umuhamagaye ntabwo ahita yenda mu gihe cya nijoro kuko aba azi neza ko ari kumwe n'umugore we, ntabwo ashaka kukwitaba. Iyo umuhamagaye kenshi ashaka uburyo bwose yenda asohoka cyangwa se akajya muri dushe akakwitaba, akihisha umugore. Igihe atinze kukwitaba, jya umenya ko hari iyindi mitwe arimo, ntabwo ashaka ko umugore abibona. N'iyo umuhamagaye yenda nta zina ryanditseho, ubu yibeshye nimero, si ureba nyine akereka umugore we nk'aho nyine ari onete, nyine umugore akizera kandi umugabo yagiye kera. Rero igihe ubona akwandikira mu gihe cya kumanywa, yaba ari ku kazi se, mu gihe cya nijoro ntabwo ajya guha umwanya. Icyo gihe nabwo uzajya ubikemanga ko hari ikindi kintu ari kugukinga kandi kinini cyane. Ikindi kintu rero, afata igihe kinini nabwo atakwitaba ariko ari mu buryo bw'uko adashaka ko umugore we abimenya cyangwa se za mesaje azibona. Nk'uko twabivuze haruguru, ku manywa aguhamagara iyo ari mu kazi gusa kuko nijoro aba azi neza ko ari butahe mu rugo rwe kandi umugore yenda ko abo yamushatse byemewe n'amategeko, nta handi hantu yamushyira batadivorushije, ahubwo ashaka kandi gakumi keza ko
ko kuba yasohokana yasambanya nk'uko kose ni ibyo ngibyo arimo gusa nta kindi kintu agushakaho kandi naramuka akigezeho nta n'ikindi kintu azagaruka gushaka kuko icyo yashakaga aba yarakibonye. Rero utwo tuntu twose ugombe utumenye ku muntu uwo ari we wese kandi umuntu ukuruta mu buryo ubona ujye utangira umushyira umukeke kuko nta kuntu umuntu yaba akurusha imyaka 10, 15, 20 ngo ukeke ko akiri single, ahubwo yarubatse urugo yubatsemo cyangwa se umugore yashatse hagati yabo umwe muri bo ntagashobotse. Nk'uko uri kubibona uwo mugabo ntagashobotse arimo araca inyuma umugore we. Ntabwo tuzi uruhande rw'umugore kuko uwo turi kureba ni umugabo. Rero nutangira ukabona nakwereka iwe nk'uko nabivuze, nakwereka inshuti ze, famiye ye se muri telefone ye naho ampulisi ugasanga nta zina ryanditsemo cyangwa se witwa izina ry'umugabo, igihe uzatangire ukemange. Akuvugisha ku manywa gusa ntajya kuvugisha nijoro kuko nijoro aba ari kumwe n'umugore we, icyo gihe uzamenye yuko uwo mugabo afite urugo. Uzirinde kandi kuba waba umugore wa kabiri kandi wowe ufite kuba washaka ukubaka nk'uko umukobwa uwo ari we wese aba yifuza kuba yagira urugo, ntabwo yifuza kuba yaba umugore wa kabiri kandi mu buryo noneho butazwi. Ntabwo yashatse yenda tuvuge ngo yagize ibyago, umugore arapfa yenda yarapfakaye arashaka undi muntu babana nk'uko mubizi ko nta muntu bigoye kwibana ampulisi noneho uri umugabo, icyo si cyo cyabayeho, ahubwo afite umugore ashaka guca inyuma, wowe akugize nk'uwa kabiri ariko mu buryo nawe utazi. Impeta aba yayibitse kandi yajya kugera mu rugo akongera akayambara kuko azi neza ko umugore we yamumerera nabi. Rero ucunge ibyo bimenyetso byose twabonye haruguru kandi nawe wihagarareho umenye n'ibindi byose sinaza byose ngo mbibabwire ariko nawe hari ibindi uzi, nimba hari ibindi uzi rero hasi aho ngaho muri komenti utwandikire tumenye cyangwa se twigane n'ibindi bintu twamenyeraho cyangwa se atabasha kutwihishamo igihe kinini. Ntabwo ari byiza ko wakundana n'umugabo wubatse kandi ubizi rimwe ntabwo utaba ubizi ariko afite urugo, kamemu birababaje. Nawe ushobora kuba wakwiyumvisha icyo kintu uramutse ufite umugabo akaba yagucitinga akajya ku wundi muntu, birababaza. Ibyo ari byo byose ni inshingano mu rugo aba atakizikora nk'uko bikwiye. Nimba mwatangiye gusohokana, ayo mafaranga ashobora kwishyurira umwana ishuri, ayo mafaranga ashobora gukora fondasiyo yenda mu kibanza mwaguze, ariko byose ntabyo akora ahubwo abyiganira mu nkumi kandi muri izo nkumi urimo. Tangira rero umenye bimwe mu bimenyetso ushobora kuba wamufatiraho maze ubundi ube uri umukobwa ukuze. Kimwe cyangwa bibiri wateye muri ino videwo, like, wandike hasi muri komenti, unasharinge ku bashuti bacu. Don't forget subscribe ku bashyashya.